Reka ngusuhuze kandi nguhe n'ikaze udahwema kudukurikira aho waba uherereye hose. Nizere yuko umeze neza. Njyewe nitwa Jesse nk'ibisanzwe. Iyi ni Hasi 250, utarakora subscribe wayikora ndetse ugakanda share, like, ukaduha na comment y'icyo ubona twakora ubutaha. Ni inkuru rero igiye hanze nyuma yuko muri iyi minsi ishize muri Miss Rwanda cyangwa se icyo bita Rwanda Inspiration Backup cyangwa se Miss Rwanda muri make hagaragaye ibibazo byinshi bijyanye na ruswa yabishingiye ku gitsina, amafaranga ndetse n'ibindi, cyane yuko ubu ngubu Miss Rwanda yamaze kuba ihagaritswe mu gihe iperereza rigikomeje ngo hanozwe cyangwa se hafatwe ibyemezo by'ibibazo biri kuhavugwa. Nyuma yuko umukuru wa Miss Rwanda cyangwa se uhagarariye Miss Rwanda witwa Preskid uyu nguyu mu minsi yashize mwumvise ko hagaragaye cyangwa se hagiye hanze amajwi avuga yuko Preskid wari uhagarariye Miss Rwanda yaba yarariye ruswa, akimika cyangwa se agafata abakobwa bamwe na bamwe akabima amakamba ndetse abandi akababeshya yuko azabagira abamisi bitewe nuko yishakiraga igitsina, then wewe akahita ababwira yuko nibamuha cyangwa se nibemera yuko baryamana, bibaye ngombwa yuko baryamana yamufasha kuba Miss Rwanda cyangwa kumugira igisonga cyangwa se akamushakira irindi kamba. Uyu mugabo Preskid byaje kuvumburwa yuko yaba arya ruswa ndetse akanaryamana n'aba bakobwa bagiye mu isharwa rya Miss Rwanda, biba ngombwa yuko anafungwa. Kugeza n'ubu aracyafunze ariko iperereza riracyakomeza ku byaha ashinjwa. Ni nyuma rero yuko kuri iyi tariki ya 8 Gicurasi 2022 haje gutabwa muri yombi undi mukobwa witwa Miss Iradukunda Elisa. Uyu nguyu yatawe muri yombi nyine ku cyumweru tariki 8 Gicurasi 2022 aho afungiye nyine ni kuri sitasiyo ya RIB ya Remera. Yes, ni itangazo ryashyizwe hanze n'umuvugizi wa RIB cyangwa se umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Murangira Bitieri, ubwo yabwiraga RBA yuko Iradukunda cyangwa se uyu mukobwa witwa Iradukunda Elisa yatawe muri yombi. Ni mu gihe yuko nakubwira ngo tega amatwi wumve uyu mukobwa yatawe muri yombi icyo ashinjwa. Ni mu gihe hasohotse inyandiko iri mu mazina ya Iradukunda nyine, yes, avugamo ko nta hohoterwa yigeze akorerwa ahubwo yari muri Miss Rwanda 2017. Iyi nyandiko uyu mukobwa yashyize hanze ndetse anashyiraho n'umukono ku wa 4 Gicurasi 2022 ishyiraho nyine ishyiraho umukono na noteri Witonze na Sila. Muri iyi nyandiko Miss Iradukunda agira ati: nyuma yo kumva amakuru avugwa kuri Ishimwe Dieudonné cyangwa se Preskid nyine ukekwaho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakoreye abakobwa bitabiriye amarushanwa ya Miss Rwanda, binyujije mu nyandiko mpakanye ko iryo hohoterwa ntaryo nakorewe ari imbere y'amarushanwa cyangwa se mu marushanwa ndetse na nyuma y'amarushanwa. Uyu mukobwa avuga ko ibihembo yahawe, ibihembo byose yasezeranyijwe ndetse n'umushahara byose yabihawe ndetse abihabwa nta kiguzi na ruswa, nta ruswa natanze cyangwa se nasabwe. Uretse iyi nyandiko kandi ya Elisa, hasohotse n'indi nyandiko ya Nshuti Divine Muheto wabaye Miss Rwanda 2022 ahakana ko yakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Mu bisanzwe mu gitabo cy'amategeko y'u Rwanda cyangwa se mu gitabo cy'amategeko nyine ingingo ya 276 guhindura inyandiko cyangwa se gukoresha inyandiko mpimbano. Umuntu wese uhimba cyangwa uhindura mu buryo ubwo ari bwo bwose inyandiko cyangwa ikindi kintu cyanditseho igitekerezo ashyiraho umukono cyangwa igikumwe bitari ibyo, yes, bitari byo yonona inyandiko cyangwa imikono
asimbuza abantu abandi, ahimba amasezerano, imiterere y'ingingo zayo, yes, igitegetswe gukorwa cyangwa icyarangije kwemeranywa abakoze icyaha. Uyu muntu wese, yes, umuntu wese kubw'uburiganya wandikisha ibintu bidahuye n'ukuri cyangwa se ukora imenyekanisha ritari ryo afatwa Yesu, imenyekanisha ritari ryo afatwa nk'uwakoze icyaha cyo gukora ibihimbano. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu ya miliyoni 3 ariko zitarenze miliyoni 5 cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano. Yego, hanyuma rero nyuma yuko Preskid ashyizwe cyangwa se hagiye hanze amajwi avuga yuko yari ari gutereta Miss Muheto amusaba yuko baryamana, ijambo happiness ati nta kuntu wanyema happiness, ni ibintu byagiye hanze. Happiness cyangwa se ibyishimo rwose. Banyarwandakazi nababwira ngo Miss Rwanda nyuma yuko hafashwe icyemezo cy'uko ibihagaze cyangwa se ibihagaritswe mu gihe iperereza rigikomeza, aba bakobwa cyangwa se uyu mukobwa nyine wamaze gushyira hanze inyandiko avuga yuko ibyo bintu atabizi ndetse nta naho yahuriye nabyo, nta n'uwigize ubimusaba, yamaze gutabwa muri yombi. Yewe nitwa JC, ni hasi 250. Iyi ni hasi 250. Kora subscribe, like, share na comment, duhe n'igitekerezo cy'ibyo ubona twakora ubutaha. Yewe nitwa JC nk'ibisanzwe. Izi nkuru cyangwa se inkuru shyashya ni ibisanzwe cyane yuko ukomeza kureba video zacu aho ngaho unaduha like ndetse na comment y'icyo ubona twakora. Sigara amahoro.